Yesu ashimwe cyane mwene data, guhaye ikaze kuri Youth Time Revive. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu, emera igitekerezo cy'Imana cyo kubyutsa ubugingo bwawe gikorere mu buzima bwawe uyu munsi. Mwakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana uyu munsi, akira guhemburwa kwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe, ndakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndagira ngo tuganire imbaraga z'umuhamagaro zibasha kugukura aho washyizwe n'ibihe. Yesu ashimwe cyane mwene data. Ndashaka kukubwira uyu munsi ko umuhamagaro ari ikintu gikomeye ku buzima bwawe, kandi ijambo rikomeye cyane Imana yitwararika ku buzima bwawe ni ijambo yavuganye nawe. Ni igihe Imana yaguhamagaraga ikagukura aho yagukuye, kandi Imana ikaba ifite umugambi wo kukugeza aho yaguhamagariye kukujyana. Reka turebe ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa mbere igice cya 16 n'umurongo wa 11. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi aragiye inama. Samweli abwira Yesaya ati mumutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga uyu munsi ku mbaraga z'umuhamagaro zibasha kugukuraho washyizwe n'ibihe. Mwene data, ubu ni ubuhamya bukomeye cyane bw'umwana Dawidi, ndetse umwami waje kuvamo umuntu utangaje mu bikorwa byo gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe. Ahangaha rero ndabona Samweli ubwo Imana yamuhamagaraga ikamutuma mu rugo rwa Yesaya, aho yari imutumye kureba umuntu ngo ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Uyu Dawidi yahamagawe n'Imana ku mpamvu imwe gusa. Imana ngo yaramwitegereje, iravuga ngo uriya mutima ngomba kuwubamo. Haleluya. Imana yarebye Dawidi, ibona mu bariho muri ibyo bihe, ibona ibintu ishaka gukora nta wundi izakorana nawe. Iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Hanyuma Imana ubwayo yohereza umuhanuzi kujya kwimika, kujya gushaka Dawidi kugira ngo asukweho amavuta y'umuhamagaro wo kuzayobora igihugu cya Isiraheli. Ndashaka kubwira ikintu gitangaje. Ndashaka kuvuga ko icyatumye Imana ikurambagiza, ko icyatumye Imana iza kugushaka muri benshi barushye kugira ngo iguhe agakiza, nuko hari icyo Imana yakwibonyemo. Haleluya. Uri umurimo w'intoki z'Imana. Hari icyo Imana yakurikiranye mu buzima bwawe. Ndashaka kukubwira ko umuhamagaro w'Imana, Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa mwene data. Imana yaguhamagaye hari aho ikujyana kandi hari aho ikuvana. Niyo mpamvu igikorwa cy'Imana mu mutima wayo ntago kizananirwa, ntago Imana inanirwa, ntago Imana itsindwa. Imana ndashaka kukubwira ngo wongere wigirire icyizere. Turi muri gahunda yo kongera kumenya neza ko nta kintu na kimwe gikwiye gutuma tudacogora. Emera Imana, wemera umuhamagaro w'Imana. Ni ukuri ndashaka kukubwira ko iyo atangiye umurimo mwiza muri wowe izawusohoza. Umuhamagaro ni ikintu gikomeye mu mutima w'Imana. Imana yaguhamagaye ifite inshingano ikomeye cyane yo kukugezaho yaguhamagariye. Dawidi yarahamagawe, ahamagarwa ari mutoya, ahamagarwa nta cyizere isi imuhereza, ariko byari inshingano z'Imana kugira ngo imugezaho imuhamagariye. Umuhamagaro uzagukura ahantu ibihe byagushyize. Dawidi yari yarashyizwe inyuma y'iterambere rya kiriya gihe. Abakuru be bose bari abakozi bakomeye muri sisiteme y'ibwami, bari abasirikare bakomeye, ariko ngo Samweli ahagere, ariko ngo Imana inyure muri Samweli ize kumuhamagara, isanga isi yamwimye ijambo, isi yamwimye ikibuga cyo gukoreramo no gukuriramo, isi yamushyize kure y'ibihe by'iterambere, isi yamwohereje hariya munama mu ishyamba kure y'abantu n'ibintu. Hanyuma ngo Imana yo irahamubonera. Umuhamagaro uzahagukura ahantu washyizwe n'ibihe. Umuhamagaro w'Imana umuvana mu ishyamba umugarura mu rugo. Mwene data, uyu munsi ndongeye ndagukomeza ndakubwira ngo umuhamagaro uzakugezaho Imana yaguhamagariye kugera. Umuhamagaro uzagutandukanye n'ikibihe byakwise kuba cyo. Umuhamagaro uzaguha irindi zina rishyashya. Umuhamagaro uzatuma ongera kuba umuntu w'agaciro mu maso y'abantu n'Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwishimire, kandi wongere ukomezwe, usubizwemo imbaraga, ntucogore, ntunanirwe. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.